Ese birashoboka yuko umwana wawe wabaswe n'ibiyobyabwenge wamufasha wowe mubyeyi akongera akabivamo? Ese birashoboka yuko nubwo ufite agahinda kenshi urarurira kubera umwana wawe, ese birashoboka yuko wamufasha akabivamo? Ndagira ngo ukurikire intambwe 10 tugiye kukubwira muri iyi video yacu y'uno munsi zagufasha kugira ngo umwana wawe umufashe kugira ngo ave mu biyobyabwenge yabatiwemo cyangwa se ibiyobyabwenge yabaswe nabyo. Kongeye kubakira kuri YouTube channel yacu. Amazina yanjye ni Jules Ntabwoba, nkaba umuyobozi wa Kira Ministries. Nkaba nongeye kwishima cyane yuko mwongeye kuza kuri iyi channel kugira ngo twongere tuganire, duhane ibitekerezo, twungurana ubumenyi. Nkuko mubizi, intego yacu nimwe kuri YouTube channel yacu no kugira ngo duhanahane ubumenyi ngewe mfite, mbugusangize nawe unsangize ubwawe, kugira ngo tubashe gufashanya kugira ngo tubeho ubuzima twishimye. Muri isi hari byinshi bitubabaza, hari byinshi bitugora, ariko birashoboka yuko twabaho ubuzima twishimye. Uyu munsi rero tugiye kuganira insanganyamatsiko ikomeye cyane, cyangwa se topic ikomeye cyane. Ese ni gute umubyeyi yafasha umwana we wabaswe n'ibiyobyabwenge? Ndabyumva ni ikibazo gikomeye cyane, ufite agahinda gakomeye cyane, urababaye, yaba ari umubyeyi w'umupapa cyangwa se ari umubyeyi w'umumama, agahinda karakwishe kuko iyo urebye umukobwa wawe ari mu matabi, ari mu rumogi, ari muri za cocaine, ari mu bindi bintu by'ibiyobyabwenge, agahinda kawe karakwica. Ukareba amafaranga wakoreye mu buzima bwawe ukabona ni nkaho ntacyo akumariye, kubera ko urebye umwana w'ikinege umwe ufite, abana babiri bawe ufite, ukabona bose babaswe n'ibiyobyabwenge, nukuri agahinda karakwica. Ariko birashoboka yuko mu bushobozi bwawe, mu butware bwawe, mu mbaraga ufite, birashoboka yuko umwana wawe wamufasha akava mu biyobyabwenge. Tugiye kureba rero intambwe 10 zagufasha kugira ngo umwana wawe ave mu biyobyabwenge. Icyambere, ugomba kubanza kwiga ese umwana wawe ni bihe biyobyabwenge afata. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ashobora kuba yitera inshinge, ashobora kuba nk'urumogi, ashobora kuba anywa ibinini, ashobora kuba afite ibindi bintu byinshi bitandukanye. Banza mbere na mbere umenye ese ibiyobyabwenge afata ni ibihe. Icya kabiri kuri icyo ngicyo cya mbere, ese ibyo biyobyabwenge afata bifite izihe ngaruka? Mu yandi magambo, educate yourself ku bijyanye n'ibyo biyobyabwenge afata. Ubanze umenye ibyo ari byo, imikorere yabyo, ingaruka bifite. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, vugana n'umwana wawe ufungutse. Communicate with your kid openly. Vugana nawe ufungutse, mubwize ukuri ariko utamucira urubanza. Hari ababyeyi benshi, iyo tubonye umwana arimo arafata ibiyobyabwenge, hari uburyo tuganira nabo ariko tubacira urubanza, tumwereka yuko uwo mwana ubuzima bwamunaniye, tumwereka yuko ntahazigeza, ukamubwira amagambo akomeye ku buryo umwana hako kugira ngo afate intambwe ajye imbere, ahubwo bimusubiza hasi. Rero birasabwa yuko uwo mwana umuganiriza ufungutse, ukamubwiza ukuri ariko utamucira urubanza. Intambwe ya gatatu, mu rugo rwawe cyangwa aho mutuye, shyiraho icyo nakwita imbago. Set boundaries. Shyiraho imbago ku buryo umwana amenya atese mu rugo amabwiriza yo mu rugo ateye gute. Ese ngomba gutaha sangapi? Ese ngomba gukora iki? Ese aya masaha dukora iki mu rugo? Ese bigenda bite? Ushyireho imbago mu rugo. Ibyo ngibyo bifasha iki? Bituma wa mwana ahari hose amenya ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora, kubera yuko washyizeho imbago. Iyo ni intambwe ya gatatu. Shyiraho imbago mu rugo rwawe ku buryo umwana amenya icyo gukora, igihe cyo kugikorera, igihe agomba gutahira. Yego birashoboka yuko wavuga ati gutaha ni saa 3 z'ijoro, ni saa 4 z'ijoro, ni saa 2 z'ijoro, umwana ntabikurikize. Yego birashoboka, ariko shyiraho izo mbago, noneho umwana uzimubwire
ufungutse, umwana bimujya mu mutwe ku buryo nabyo bishobora kumufasha mu gihe agomba cyangwa se ashaka cyangwa baswe n'ibyo biyobyabwenge. Intambwe ya kane, shaka a professional helper, cyangwa se shaka umuntu ubizobereye ugomba kugufasha muri urwo rugendo urimo. Ahangaha bivuze iki? Wowe hari ibyo ubasha gukora ariko hari n'ibyo utabasha gukora, ariko ni ingenzi cyane niba umwana wawe yarabaswe n'ibiyobyabwenge, ari cocaine, ari urumogi, ari imiti indanywa, ibindi biyobyabwenge byose, ni ngombwa yuko ugomba gushaka umuntu wabyize, umuntu bisobanukiwe, umuntu wabyize, kugira ngo aguhe ubufasha. Ubwo bufasha rero nubuye. Ubwo bufasha harimo kuba yaganiriza umwana wawe, harimo kuba yakubwira nawe icyo ugomba gukora, ariko kugira ngo umwana wawe ave mu biyobyabwenge. Ahangaha hari ikintu gikomeye ugomba kwitondera. Umwana ufite ikibazo cy'ibiyobyabwenge yanga cyane yuko bazana abantu bo hanze ngo bababwire ibyabo. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ibyabo bumva babaye offended, cyangwa se bumva wabaciriye urubanza. Iyo rero ubaciriye urubanza, icyo bakora ni iki? Bakora nk'icyo nakwita revenge, ni nko kukwihora. Noneho agashaka uburyo bya bintu yabikora kugira ngo akwereke yuko ibyo wakoze atari byo. Rero mu gihe urimo urashaka professional helper, ni ngombwa cyane yuko mubanza kuvugana nawe mbere yuko avugana n'umwana wawe, kuko iyo ubikoreyemo amakosa umwana agendera ko burundu. Ubutaha nzabaha ubuhamya, ariko hari umubyeyi w'umwenzi yafashe umwana amujyana kwa muganga, amujyana n'imbaraga nyinshi cyane kuko yari yagize ibibazo byo mu mutwe. Guhera icyo gihe uwo mwana yakomeje urugendo rw'ibiyobyabwenge, n'uyu munsi ntabwo arabasha kugira ngo agaruke muri etat normal, ntabwo aragarura ubuzima, ntabwo aragarura ibitekerezo. Kubera iki? Kubera yuko yamufashe ku ngufu, amujyana kugira ngo bamuvuze, noneho bimutera icyo gikomere. Icyo gikomere rero cyatumye ashaka kwihora. Muri uko kwihora atangira kunywa ibiyobyabwenge bikomeye cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ni ingenzi cyane mu gihe urimo urashaka umuntu w'umuprofessionnel, umuntu wagufasha, yuko mubanza kuganira mbere yuko avugana n'umwana wawe. Ikindi cya gatanu, shaka itsinda ry'abantu basubizamo intege mu bugingo bwawe cyangwa mu buzima bwawe. Aha bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo reba abandi babyeyi bashobora kuba bafite ikibazo nk'icyawe, noneho bafite abana bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Mwihuze, mushobora kuba mutuye hamwe cyangwa mutuye ahantu hatandukanye, cyangwa mufite WhatsApp group, cyangwa se mufite izindi platforms muhuriraho. Noneho mufatanye kugira ngo muhanahane experience cyangwa se amakuru y'uburyo abana babo birimo birazamuka, barimo baraba recovery, cyangwa se barimo barava mu biyobyabwenge. Noneho uko guhanahana amakuru biraza gutuma wa mwana wawe, niba hari amakosa wari ufite cyangwa se niba hari uburyo wari urimo uritwara nabi, wa wundi afite ikibazo nk'icyawe aguha experience yagize, aguha icyo yakoze kugira ngo umwana wawe atangire atere intambwe ave mu biyobyabwenge. Muri iryo tsinda harimo ababyeyi bafite abana babo babivuyemo, harimo ababyeyi bafite abana babitangiye, harimo abandi babimazemo igihe. Rero uko guhanahana amakuru biraza gutuma bigufasha kugira ngo nawe umwana wawe umufashe. Ikindi, irinde gucira umwana wawe urubanza. Ahangaha ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko hari igihe kimwe umwana abanywa ibiyobyabwenge, anywa ibiyobyabwenge bitandukanye, ugasanga umwana rwose ibyo dukunda kwita mu ndimi zacu umwana yarakunaniye. Ariko irinde gucira umwana wawe urubanza, irinde kumubwira ngo warananiranye, uri ikirumbo, warapfuye. Ayo magambo umubwira, iyo umubwiye yuko umwana wawe yapfuye, ahita akomeza koko gupfa. Ahubwo wimubwira amagambo amukomeretsa, wimubwira amagambo amusubiza hasi. Irinde kubwira umwana wawe amagambo amukomeretsa. Iki ni ikintu gikomeye cyane ugomba kwirinda. Niba wajya kumubwira ati wabaye ikimayibobo, wabaye ikirumbo, wabaye
icyo ntazi, waraturumbiye, nta muryango ubura ikigoryi. Ndagira ngo ubwire ngo aya magambo uyu munsi uyahagarike, kubera yuko nimwe mu kuyahagarika ni bumwe mu buryo buri buze gutuma umwana wawe ari buze kuva mu biyobyabwenge arimo. Intambwe ya gatandatu, irinde gucika intege. Menya yuko kugira ngo umwana cyangwa se umugabo wawe, biranashoboka nabyo, cyangwa se umuvandimwe wawe wabaswe n'ibiyobyabwenge, kugira ngo abivemo agire igihe cyo gukira, menya yuko ari process, menya yuko ni intambwe. Birashoboka ko umwana yamazemo imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, ntarirarenga. Menya yuko ni intambwe. Rero isubizemo intege mu bugingo bwawe, wongere wisubizemo imbaraga, umenye yuko kugira ngo umuntu ahinduke ni intambwe. Icyo rero nukimenya biraza kugufasha kugira ngo umwana wawe ukomeze umufashe. Icya karindwi, garagariza umwana wawe urukundo rudafite aho rushingiye. Icyo nakwita unconditional love. Umwana wawe ni umwana. Umwana wawe umukunda kuko wamubyaye. Ntabwo wamubyaye kubera yuko hari izindi obligations cyangwa se hari ibindi bintu yagombaga gukorera. Waramubyaye n'umwana wawe. Birumvikana ufite agahinda, nibyo ufite agahinda, ndabyumva. Ariko mugaragarize yuko umukunda nta condition nimwe ihari. Mwereke urukundo utitaye yuko asigaye anywera urumogi mu rugo iwawe mu cyumba cye. Mwereke urukundo utitaye yuko asigaye azana abandi bahungu, abakobwa mu rugo rwawe bagasangira urumogi, ababyeyi mwembi muhari. Mwereke urukundo rudafite aho rushingiye. Intambwe ya 8, mubere a role model, mubere intangarugero. Ababyeyi benshi hari ukuntu dushaka kugira ngo turere abana bacu, ariko twakwisuzuma tugasanga natwe ntabwo tubera abana bacu role model. Ntabwo abana bacu tubereka ingero, tubereka example, tubereka indangagaciro zigomba gutuma abana bacu batwigiraho. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane. Gerageza mubyeyi, niba hari uburyo witwaraga, birashoboka ko mutongana wowe n'umugabo wawe, birashoboka yuko mwatandukanye n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe, birashoboka yuko wowe mugabo utaha wasinze cyane, birashoboka ko mugore ushobora kuba utaha wasinze cyane. Ibyo bintu niba mukeneye yuko umwana wanyu ava muri ibi biyobyabwenge, muri ubu bubata bw'ibiyobyabwenge, ndagira ngo mubabwire ngo muhindure imyitwarire yanyu kugira ngo mube a role model w'uwo mwana wanyu. Nimuramuka mumweretse iyo change, mukamwereka uko guhinduka kwanyu, uwo mwana nawe mu mutwe we, ubwenge bwe aho bwagize ikibazo akaba arimo aranywa ibiyobyabwenge, araza gutangira guhinduka. Intambwe ya 9, ha imbaraga umwana wawe wabaswe n'ibiyobyabwenge. Kumuha imbaraga, niba umwana wawe waramubwiye uti ibi bintu ni bibi, byangiza ubuzima bwawe, byica ubuzima bwawe, byica ejo hawe hazaza, noneho akaba yabifataga kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, abifata buri munsi. Noneho nyuma yo kuganira nawe, wa mwana agatangira kubifata 5 mu cyumweru, tangira umushimire kubw'intambwe yateye, kuko yabinywaga 7 none yabinyweye 5. Mushimire. Niba akunda ikintu runaka, ukimuzanire, umubwire ati nukuri wagize neza, urimo urahinduka, ndimo ndakubona, wabaye mwiza, wabaye umuhungu mwiza, dore ntabwo ukinywa ibiyobyabwenge cyane. Vraiment courage. Umuhe imbaraga. Uko kumutera imbaraga
biraza gutuma umwana wawe ahinduka. Umuha imbaraga, wimuca intege. Icya cumi ari nacyo kintu kimwe rimwe na rimwe dukora ariko tukagikora nabi. Icya cumi ni ugusenga. Imana ishobora byose, ishobora guhindura umwana wawe. Ariko muri uko gusenga kose wibuke intambwe 9 nakubwiye. Niba umwana wamusengeye warangiza ukamubwira ari amagambo yose mabi, ntumubere intangarugero, ukamucira urubanza, ndagira ngo nkubwire ngo umwana wawe ntabwo azabasha kugira ngo ave muri ibi biyobyabwenge arimo. Ariko nukurikiza izi ntambwe tukubwiye, umwana wawe araza guhinduka, araza guhindukira. Kandi birashoboka yuko igihe cyose amazemo anywa ibiyobyabwenge, birashoboka yuko yakongera guhinduka. Gerageza ukurikize izi ntambwe nkubwiye, ukurikize aya mahame nkubwiye, ukurikize izi nama nkugiriye, umwana wawe araza guhinduka. Tuzongera tuganire mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, turebe noneho ese ni iki twakora. Niba hari ikintu wifuza yuko twakugiraho inama y'umwihariko, ushobora kutwandikira kuri 0733100860 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu kiraukire@gmail.com. Tuzagusubiza kandi tuzagufasha kukugira inama kugira ngo umwana wawe ave muri ubu bubata yararimo bw'ibiyobyabwenge. Yego, birashoboka yuko umwana wawe yahinduka akongera akaba umwana mwiza, warangiza ukabaho ubuzima wishimye. Bye bye, naho ubutaha.